Bitakwira bihona Hayijiste yitwa nde bihona Hayijiste yize ko umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Kongo n'ubu niwe ariko yabwiye Wazalendo niwe ntabwo yigeze bakoreshwa n'abazimu bigeze guhanga ku bakurambere bo mu bwoko bw'abafurero akomokamo mwijwi yakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga ako Sandra uri muri cyane wawe nivuga ngo ni muri cyane ati yemwe bene wacu abazarendo abagize societe civile Uvira uwitwa Byadunia Alphonse na Ruvumbu Makanaki yamushimiye Samadari Makanaki arimo ariko nuze yarapfuye koko wawe njya nkwitirira ninde wa wundi wamwiye ngo rapfuye sinabyemera ariko bitakwira nabo bazimu bari bamuhanzeho biwabo ati mwahanzweho n'abazimu ariko bitakwira urumva bitakwira kuva ba demontinga I think ko kuva Vital Kamerhe yakorerwa biriya bintu yatangiye gutekereza kabiri rega Sandri ibikorerwa hariya mu Kongo na yinda na maco yinda sibyo bitakwira ziko Tshisekedi adakunda abavira umuzarendo ufata amadolari angahe baziko Tshisekedi atamukunda recently Tshisekedi umuntu umugabo cyane yemeje uburundi ibyo byose kandi ga no kuba hari ibintu Tshisekedi akorera Kabila baravuga batari ko se koko niba bigeze na ku muntu wamuhaye inkoni y'ubutware ngendinde ko namubona uretse kuri televiziyo abadukurikiye amenye ko umudepite wa Kongo bivugwa ko ashobora kuba atusha buri kwezi amadolari mu 21 urumva wanya hafi na miliyoni 25 z'u Rwanda ku kwezi ibyo ni ibintu ninjya washyira mu kanwa ka buri wese na bitakwira rero ubwo arabona ko Uvira ire asphyxie ko anytime yafatwa agapibika rita gasanga ibyo barimo ntaho byerekeza mu buryo cyangwa ubundi hafatika hagaragara ashobora no kubaburira akavuga ati nimukomeze ibyo ngibyo cyangwa nagoma nifatwa mame na Uvira azabona uko abwira abaturage ati mwari mwahanganye mwabanje kwisubiraniramo urumva mujya mu byo kwirwana munanirwa kurwana kuri Uvira afatwa noneho ntabibone mu butwari bw'abayifashe akavuga ati ahubwo ni weakness y'abagomba kuyirinda nta muntu wemukira abanyamurenge ngagira amahoro niyo mpamvu rukometa bari yagiye abanyamurenge n'abantu beza basenga bakunda Imana babibiraho ngo biragiriye umuntu hotera abanyamurenge nukuri mbivugiye kuri izi kamera sizi ikibazo afite mu mutwe nta n'umuntu ukwiye guhohoterwa ku isi ariko bari abantu sizi y'uburyo bareba no mu nama bakora imiganda nabonye bakoreje ubundi urumva ndabakurikirana cyane abantu batuje waha abanyamurenge amahoro Makanaki yarashwe yabivuga atapfuye yavuga ati barandashesha Makanaki wa marasa gaceceka n'amagambo afite angana kuriya yabana murashe umuntu uze se Zarendo hari imirwano se y'abanyirasigwa hagati yabo ega Masunzu ri boss buriya Masunzu we na Chiko ni première zone de défense Kinshasa n'ahakikije Masunzu ayo no zone yo mu Burasirazuba yose ngira ngo kongira zone za gisirikare bari 3 bari zingahe yego Masunzu n'umuntu ukomeye ntago ari umuntu wo gupfa kuboneka aho ubonye hose ntago mwabeshye byatumye nkurikira Kabuye abantu bari Nairobi mutubwire Kabuye abahe ako Kabuye yadutse nabi resistance bari abantu ishobora kugutsinda aho waturuka hari hose kandi n'ikimenyetso kigaragaza ko iyo urenganya abantu nyine ni wowe urangira ese warangiza abanyamurenge se kubera iki bashatse kurangiza ndetse ni ikibazo cyo gikomeye cyane so no kubona ngo bafashe imbunda abantu bakagira ngo imbunda n'igitari imbunda nyine barasana bajya gute ntago ari ubuzima bwiza bahisemo generation itazi bombe itazi mine itazi buri kimwe cyose aha twabayeho dufite amatangazo n'amapublicité ya za mine rica urumva yego mine rica iragira gute iratwika igasenya ikamugasa urumva ariko iyo nsinemva ndi muri primaire none ntabwo uzi aho uri usanshire mama nyoko se niba gutumye kujya kurwana mu Kizarendo cyangwa urimo kurwanira washinguye n'igihugu cyo uvuga kurwanira bose bafite ibibazo byinshi uyu munsi mbazaniye inkuru nziza benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo tubafitiye services zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment by'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine hari aho wicara wumva amahumbezi reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho duhamagare kuri ino nimero 0788 93 24 14
Rob's Meadows Villa Apartment niwajura igisubizo. hada Bitakwira aracyabaho Bitakwira ugira hate speech. ako Bitakwira yawe nawe nivuga ngo ameze nka wo Mugesera baravuga ngo iki noneho atangiye gushyira agapira hasi amagambo yatangaje yagaragaje ko mu 2023 ushobora gufata Uvira. Bitakwira bihona higiste yitwa nde bihona higiste yigize ko umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Kongo n'ubu ni wariko yabwiye Wazalendo niwe ntabwo yigeze bakoreshwa n'abazimu bigeze guhanga ku bakurambere bo mu bwoko bw'abafurero akomokamo. Mwijwi yakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga. Ako Sandra uri mubi cyane wawe nivuga ngo ni mubi cyane. Ako bumva ndi kubihimba singi. Hari ubita mubi cyane. Mubi cyane. Urumva? Mubi cyane. Ubu nkuye muri tension ya Sandra ni mubi Bitakwira komeza iyo nkuru. Uyisome irangiza. Mwijwi yakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga ari mu rurimi rw'ubwoko akomokamo bw'abafurero. Ubwo abazimu bitwa ngo iki? Abazimu unabafurero gusa. Ngo bigeze guhanga ku bakurambere bo mu bwoko. Bitakwira Juste uvuga ko yanga abatutsi runuka yabanje gusuhuza abakuriye Wazalendo abavuga mu mazina. Ati yemwe bene wacu Abazalendo abagize societe civile Uvira uwitwa Byadunia Alphonse na Luvumbu Makanaki yamushimiye Samadari Makanaki arimo ariko nuze yarapfuye koko wabone njya nkwitirira ninde wa wundi wambwiye ngo rapfuye sinabyemera daje ndabibuka ndabukubwiye Makanaki Prince cyo twibutsa mu nkunda kuza kuvuga Rene Itongwa Nyakutumba ari he bagashumba n'abandi mwese Nyagutumba nawe yawushimiye navuze oyimva ko yababwiraga ariko n'abandi mwese yongeye hati mwibuke ko ijwi ryanjye murarizi maze iminsi nkurikira ibiberaho mutuye ese umuzimu wahanze kuri Marandura Bidarira n'abandi bose bene wacu musanzwe muzi imyuka mibi yabo yabahanzeho numvise ko mwatangiye gusubiranamo ibyo murimo bizabageza ikuzimu mwankora busama bambwiye ko intambara yo gusubiranamo mu Rwanda hagati yayo mwumva izabageza kuki mwajije yabise nijije niko riyongereyeho injije nakariho akakano karimo karyoshye nibuke ababinjiriye muri uwo mwuga bose barimo banakabaka baza Zaburoni Zaburoni wa Kerongo yego ndetse n'abandi muzi ya myuka mbi yabasogokuruza banyu yabagarutseho kandi bibiraganisha umujyi wa Uvira gufatwa n'abanzi bacu. Ayo ni amagambo y'umugabo yitwa Bitakwira. Ako Bitakwira nawe abazimu bari bamuhanzeho biwabo. Ati mwahanzweho n'abazimu. Ako Bitakwira urumva Bitakwira kuva ba demontinga I think ko kuva Vitali Kamere yakorerwa biriya bintu yatangiye gutekereza kabiri erega buriya inkoni kubise mu kibuye renza urugo urumva kuba waba umuntu uvuga rikijyana kuko muri Kongo abanotable baremewe ukabona notabilité ya Vitali Kamere acishijwe bugufi ahendutse nk'imboga zihuye n'umwotsi n'umwuka urumva yego utangira kuvuga utari kuko niba Vitali Kamere agenjwe kuriya amagambo avuga nka Bitakwira jewe nzabiki bizangendekera no mudepite yego wese ibigwi bya Vitali Kamere katana namufungura dushumi kw'inkweto amagambo azavuga yose palmarès ya Vitali Kamere ayihuye na Bitakwira kuko Bitakwira n'umuntu muri constituency ya Uvira tandis que Kamere ugiye no kureba ari country wide arazwi mu gihugu cyose aho wajya hose Kamere no mukire urumva ntahwanye na Bitakwira prominence yiwe iri hejuru ariko kari akantu Tshisekedi agenda akorera abantu muri ese ugira ngo Tshisekedi ko bavuga ko atoteza abaswahilofone Bitakwira ntabizi erega Sandri ibikorerwa hariya mu Kongo nayinda na maco yinda sibyo Bitakwira ziko Tshisekedi adakunda abavira umuzarendo ufata amadolari angahe bazi ko Tshisekedi atamukunda recently Tshisekedi umuntu umugabo cyane yemeje uburundi aho yashimiye ibihugu byafashije igihugu cye akabwibagirwa kubera akabwishyura amadolari y'abapagasibe yego abarundi bo barabizi ko bajya muri Kongo kubera kwishyurwa amafaranga atari ubucuti bafitanye na Tshisekedi nawe yarabiberetse ntago wagira division ebyiri n'igice ngo undi yohereza abasekere 200 ushimira wazanye kompanyi urumva yego none usiga wazanye division niba abarundi bafite ingabo 25 muri Kongo sibyo ndakwizeza ko igice kinini cy'ingabo z'ubundi ziri muri Kongo
niba koko 25,000 biri muri Kongo kuko ntanga 50 bashobora kuba bafite seriously. So no kuvuga iki rero ibyo byose kandi ga no kuba hari ibintu Tshisekedi akorera Kabila baravuga batari ko se koko niba bigeze na ku muntu umuhaye inkoni y'ubutware ngiye ndinde ko namubona uretse kuri televiziyo. Yego ibintu ubutegetsi bwa ni kimwe n'ibingi bashinja ubutegetsi bwa Kongo yuko bajya bigira abantu samuhawe bari maronete mudashobora gukorana umushinga ngo uzamara igihe kirekire cyane. Buri wese arabibona, ari UK irabibona, ari USA irabibona, ari Qatar irabizi, sibyo? Yewe uretse ko Kongo ifite byinshi itanga no ko M23 isa nk'ingorwa imbere y'amahanga, burya buri wese barabibona bakavuga bati gusura amagabo afite ibirombe na signature mu ntoki. Buri kimwe cyose bitakwira rero arita ko abazandore bafite abazimu benshi akemera ko abazimu bahari, ariko nawe ntabwo yavuze ati nta numwe mfiteho. Tamuvira abazimu babateye bahugese ngo baduterekere ntabwo twatewe yanabishyize ku makuru mbere ngo babo babafurero urumva. So ntekereza ko bitakwira imvugo ye suko ari ukuyigorora, ariko agenda yegera realite kukimuterwa nange mukitera. Yego ariko niko kuri kandi urumva ubutaha ashobora no kuvuga ati ashobora kongera minisegima akavuga ati nabo banyamurenge mwica ni bene wanyu mwaraturanye imyaka myinshi mwarahahanye inka mwagize gute, nako kantu kaba kaburamo. Yego bitakwira abagaragaza ko umuntu aba ari umuntu si ipoto si piloni. Yego harahugera ukajya ugenda kwegera realite wajya gukora ukababwa kubera inyungu gifite muri leta. By the way abadukurikiye amenye ko umudepite wa Kongo bivugwa ko ashobora kuba atusha buri kwezi amadolari 21, urumva wanya hafi na miliyoni 25 z'u Rwanda ku kwezi. Ibyo ni ibintu ni njya washyira mu kanwa ka buri wese. Yego Bo se pa buri wese ko abantu batandukanye bakavuga byinshi udatekereza nkuko wabona uyu munsi. Miliyoni 25 ku kwezi ni amafaranga menshi cyane kandi utashyize andi marupurupu abantu bemerewe. So ibyo muri Kongo rero simbizi, ariko bitakwira no ko yatangira kubona ko uvishora gugwa Israel yose afite ikarita soma buriya. Kandi bibuke na za Bukavu ziya gufatwa na za Goma habanzirizaga ikintu cyerekana ko eventually ashobora gufatwa koko. Tshisekedi ubwo yaravuze ngo la M23 FC ils ont asphyxié la ville de Goma. We kuri televiziyo mpuzamahanga yemera ko nyine Goma ifashwe mu munigo. Ubwo umugabo yavuze gutyo abazi ko ntacyo yakora kuko udahumeka ntabwo yagira umuntu arwanya ngo amutsinde. Yego nabitakwira rero ubwo arabona ko Uvira ire asphyxié ko anytime yafatwa agapibika agasanga ibyo barimo ntaho byerekeza mu buryo cyangwa ubundi hafatika hagaragara. Ashobora no kubaburira akavuga ati nimukomeze ibyo ngibyo cyangwa nagoma nifatwa mame na Uvira azabona uko abwira abaturage ati mwari mwahanganye mwabanje kwisubiraniramo. Urumva mujya mu byo kwirwana munanirwa kurwana kuri Uvira afatwa noneho ntabibone mu butwari bw'abayifashe akavuga ati ahubwo ni weakness y'abagomba kwirinda kugira ngo abagumize iyo credit. Byo ntabwo mbiza afite byinshi atekereza, ariko wabishakira muri izo nzira kandi Uvira nyine zafatwa n'izaguma imeze kuriya. Ariko nanuze yarabize Dr. Oscar Barinda yavuze ati nkuko Goma ati turabizi ko abantu b'Uvira bakeneye gutabarwa, ariko na Goma birirwaga batubwira tubatare ati rero nayo yaratabawe ewa mujena ni Rukumeta. Yego yarapfuye, Rukumeta yarapfuye. Ujye witonda abantu batapfuye bapfuye cyangwa batapfuye cyekare baramushyinguye. Ndamwibutse kandi bamushyinguye ngiye nabitanze amakuru ko rero na kibengo ahangaha sinuze muri Kongo iyo ndana mwanditse ayitaze ndamwibutse mwanditse me kwa Uchungu na Machozi Jeshira Marehemu General Rukumeta yo yarafite na ntuza na 040 040 sinapfa ariko bana bacana urakasa mutwe yarapfuye. none urabyemeye? Ndabyemeye. Ashari igihe cyose gishize hashize amezi nk'icyenda cyangwa 8 aho uravuga Rukumeta ariho ntiyapfuye. Ntabwo nanabikurikiranye neza nuko numvaga kwitwa Rukumeta uri general bitarumvikanaga neza, ariko ibyo zina se n'iryo muntu. Rukumeta bapfuye azize iki bamurashe bombe yarashe Rukumeta umuntu ntabwo bizi yagiye kwibara murashe bamurashe ajya kwivuriza i Burundi abazarendo barasara ati gute agomba araswa mukajya mujyana hehe
mu Burundi kumuvurizayo naze yivurize muri uyu mujyi wa Uvira nanapfa azahapfire baragira icyo ariko birangira nyine agarutse none hagwa muri ibitaro baramukundaga cyangwa baramwangaga baramukundaga ngo yabakorera ese kayimesha nabikubwiye ngo yabakoreraga ngo yibaga inka z'abanyamurenge nyine bakoraga ama operation cyane cyane abanyamurenge yo kwiba kubica nyine ibintu bibi cyane cyane ku banyamurenge nta muntu wemukira abanyamurenge ngagira amahoro niyo mpamvu rukumeta bare yagiye abanyamurenge n'abantu beza basenga bakunda Imana babibiraho ngo biragira inka umuntu hohotera abanyamurenge nukuri mbivugiye kuri izi kamera sizi ikibazo afite mu mutwe nta n'umuntu ukwiye guhohoterwa ku isi ariko bari abantu sizi y'uburyo bareba no mu nama bakora imiganda nabonye bakora ejo bundi urumva ndabakurikirana cyane abo bantu batuje waha abanyamurenge amahoro urebe ukuntu bahindura iwabo ese masha amakuru avuga ko nuze yarashwe byo ejo nabibonye makanaki ibyo ntacyo biziho makanaki uyu nguyu wari wararasaranye ntuze gasita niwo mukunda makanaki se makanaki yarashwe yabivuga atapfuye yavuga ati barandashesha makanaki wamurasa agaceceka n'amagambo afite angana kuriya yabana murashe si umuntu uze si Zarendo hari imirwano se y'abanyirasigwamo hagati yabo nawo muzimu yaramufasha uze kureba na ntuze na thumbnail nabonye ngo baramurashe nawe ntabwo wari ubizi abamashana nawe ntugikurikirana amakuru General Makanaki ariko ntabwo yapfuye ntabwo aratangaza ko yapfuye erega nuko intambara yica abantu ariko nabo bakorera bagira show Makanaki iyo batavuze ntibavuge umuntu umenye wagwane kandi rega buriya kuko Sandri buriya Makanaki buri ugiye ukabaganiriza babumva barwanira igihugu cyabo yego rero urabirekera aho ngaho kabereka kandi uvuga ko ese Masunzu yagiye Masunzu nyine ayobora zone ya 3 ya gisirikare FARDC ikisangane rega Masunzu uri boss buriya Masunzu we na Chiko ni première zone de défense Kinshasa n'ahakikije Masunzu ayobora no zone yo mu Burasirazuba yose ngira ngo kongira zone za gisirikare baresha turi bari zingahe yego Masunzu n'umuntu ukomeye ntago ari umuntu wo gupfa kuboneka aho ubonye hose abari nka chef d'état major wungirije cyangwa kira kintu ayobora kiba kimeze nk'igita major gikomeye nacyo Masunzu n'umuntu uri ku rundi rwego ntabwo apfa kumubona agenda uko abonye kose oya no umuntu ukomeye pe abura ari mu kazi arimo kurya ibyenye ntawe umuhagaze hejuru n'induru zimuvugaho Masunzu aravugwa peka Masunzu yihaye avuga amaze kabiri Masunzu yihaye rubanda pe yihaye rubanda kandi ari cyo abagamije hajya wa mugabo ugeze kwaduka i Nairobi ashyigikiye Akagara yitwa Kabuye yaje kurengera he wowe wagiye gutanga ibyo kurya bakayimujugunyira ngarashyigikiye Akagara yari anakoresheje n'imipira nditseho ngo nuze ngo n'Akagara official yego Akagara official Sadi na bintu tazanzana n'ukuri nese twarabeshye ntago mwabeshye byatumye nkurikira Kabuye abantu bari Nairobi mutubwire Kabuye abahe ariko Kabuye yadutse nabi kubona umuryango uri mu kaga ukadukana ibintu by'abantu bashobora kugufasha kujya mu kaga uri muri uwo muryango buriya Kabuye nta kigenda urumva yego Kabuye nta kigenda ndamwibutsa ariko nibukaga nyine Rukumeta Makanaki na Kabuye ntabwo nari kureka kumwibuka kuko izi ntambara uhuriramo n'abantu benshi basekeje buriya n'uriya nawe arasekeje Kabuye abagore baramuteye amabuye batigenda urutwa natwe abagore koko b'intwari none wowe uzanya igitenge n'amavuta ngo wasutseho ngo wasutse si bavuze ngo ari amavuta bashyire ngo bari barasutseho ngo agiye kubafasha kwasanga yarashyizemo n'amazi yavanzemo kandi ari kubatwika Kabuye we ariko gusa icyo navugaga bano bantu b'abanyamurenge kumara imyaka 20 uri muri détresse muri oppression yego ukaba ugihanganye ukibasha no kwirwanaho utarasabiriza mutaratangira kugaragaza za dalili tubona muri Palestina mu myaka 2 bamaze kugaragaza ko Palestina ifite bwaki ifite buri kimwe cyose Somalia abantu baba bigeze kuba indogorero byibuka yego donc ukabona bo nibura baracyara abagabo bakomeye birwanaho ejo nabonye Oscar Barinda niba ejo nawe uyu munsi avugana na Marisi avuga ukuntu rwose
Minembwe bari mu kibazo gikomeye cyane. Nta muhanda ngo n'indege yabagemurira ngo yararashwe bashyira imiti, ariko baracyafite resistance. yindi ya kera yindi ya kera umva yari ubu ntandi yindi barabona n'ikibuga ntikiratungana. So urumva rero igihe resistance narabikubwiye sinibwa mvuye ku resistance y'abanyamurenge irancanga. Nta mupaka bakoraho, urumva nta mihanda igerayo, indege wapi drone ziyagize gute ibintu nk'ibyo. Resistance bari abantu ishobora kugutsinda aho waturuka hariho hose, kandi n'ikimenyetso kigaragaza ko iyo urenganya abantu nyine ni wowe urangira. Ese warangiza abanyamurenge se kubera iki bashatse kurangiza? Ndetse ese kuki abo barwanya batatwereka inaba abanyamurenge babakoreye barimo kubishyura? Still urwaye intambara idafite impamvu kuvuga uti nibura abanyamurenge bagize gutya bagira gutya urango gusa ngo igihugu cyacu barikanizasiyo ibintu by'amagambo arango gusa dahwitse mwica abantu murya inka zabo mugira ziriya nkusanga ziba zarana bakamiwe abo bapfu rero. Sibyo aho ugiye kwica inka gukamiwe ugiye kugira gute? Uri ku nka no ku bantu uri no ku nka jugujugu. Yego ariko niba koko Imana ibaho, hari ababyemera n'atabyemera, ariko genemera kibaho izatabara abanyamurenge ibahe uburyo bwo kubaho mu buryo buteye imbere, kuko umuryango mugari uhora muri details itaruhuka kiba ari ikibazo. Abanyamurenge abanyepalestina n'andi miryango ku isi isigaye ifite details ere extreme ikwiye nayo kugira akaruhuko, kuko yabikwiye kurangira. Nyine reka nkubaze nk'urugero ko nado kuri batuva ko nari nka blague. Ibaze ko ari umuntu wavutse akara y'imyaka 20 butarira tumvise isasu, butarira atavujugutiwe iki niki, uwo muntu urumva ikibazo afite ni ikibazo cyo gikomeye cyane. So no kubona ngo bafashe imbunda abantu bakagira ngo imbunda ni gitari, imbunda nyine barasana bajya gute, ntago ari ubuzima bwiza bahisemo. Yes abize barajya kurwana bajya. Ntabwo rero ntekereza ko kuko ari nk'umwana mu Rwanda ufite 20 years old wabaza uti urumva isasu ati ndibona ko ntuze kuri video. Urumva butangiye kugira abaturage batuje bari safe bashobora kwiga amasomo agafata. Ushobora kubwira ibintu by'urwenya by'aba Gen Z bakora urwenya agaseka kumva urwenya icyo rusobanuye, sibyo? Ariko ibazo ugifashe nka groupe de comédie ukajya gutera urwenya abantu bibuvira bajya baseka nka machine gun irimo cyangwa ntuze BM irimo kurodinga, kubera ko bakwereka kari ku mutima wabo. Akari ku mutima wabo na amasasu ya buri munsi ni makanaka n'indi bintu nk'ibyo ngibyo. Ndetse muri psychologie bazabita muri santé mentale bazakubwira ko umuntu agira mu kaga kamara gukabya mukamwana ahura afite icyo bita délire ameze nk'useka kandi ababaye. Ibyo n'aba psychologue babivuga. So ubwo abanyamurenge abantu baye hose ntago leta yagira ababishinzwe bose, ubwo abari muri anje politique ya Kongo ube bitakwira ube leta ya Kongo ube mu venture nta kintu abakongomani bakora kugira ngo nabo bihaga henge nibura bazatanira mu myaka 50 iri imbere kuri producinga generation itazi sasu. Yego generation itazi bombe itazi mine itazi buri kimwe cyose. Aha twabayeho dufite amatangazo n'amapublicité ya za mine rica, urumva? Yego mine rica iragira gute iratwika igasenya ikamugaza urumva? Ariko iyo nsinemva ndi muri primaire ariko hari abana batayizi ubu ngubu wabaza ati mine, urumva? Ubusaba ikige nyine ntago bayizi uri muri ntago bayizi mine nanjye nayo nzi, ariko niyo publicité ntago bayizi. Ndayizi nje publicité warayizi? Mine urayizi? Mine ndazizi. Bareba n'amaso ibimeze nk'umunzani uri amuhagararaho inyinshi izo batega mu mihanda. Gana kuri yase ino minzani muhagararaho ukajya wireba ibiro, kuko mine zigira amoko. Izo mu mihanda mine si bombe. Oya hari mine ni imitego nyine, bombe ni ibiterwa n'imbunda. So urumva rero il faut reproduire une génération izavuga iti bakuru bacu n'izindi age uko age zira zisimburana barakoze bagiraho bagera bumva ibya mine barazitegura bagira gute. Ariko abandi bastabilizing igihugu baratuza bariga batera imbere kugira ngo generation zitagera zihererekanya ibiragano bibabaje. Ufata umubabaro uragundi ejo bundi muri Sud Kivu inzego z'ubuzima bazaho Sud Kivu yonyine batangaje ko mu mezi 6 ibyo bise semestre ya urumva
bafite abasazi 118,800 abantu bafite ibibazo byo mu mutwe izo enregistré 120 almost ubwo mu mwaka urakuba wenda nka kangahe wibaze imyaka imaze ngahe bamaze noneho abantu barashize sibyo ubwo ntureba imfubyi ntureba apfakazi ntureba n'uwari ufite abana babiri akajya mu kizarendo ataza aho bageze bomongana bohoha barwana kandi aribo yariringiyemo kugira abazana bafite indirimbo barimo bashingura umuntu wabo bavuga ngo mimi ngo ni kifa ngo nipeleke kwa mama urumva ngabo ari unshingura ngo muzanshire mama ngo abari unshingura ni indirimbo zibabaje izo ngizo washinguwe se n'igisirikare ukorera ugakurikizwa amategeko n'amabwiriza yo gushingura kwa gisirikare none ntabwo uzi aho uri usanshire mama nyoko se niba gutumye kujya kurwana mu kizarendo cyane urimo kurwanira washinguwe n'igihugu cyo uvuga kurwanira bose bafite ibibazo byinshi umuntu wese namwifuriza kugira igihugu kiri stable sibyo cy'umutekano ni hahandi ujye ubona nyangirishaza nkabona abantu barwana muri Kongo barwana revolution nkabona hari vitesse batagezamo na volume batazamuramo y'intambara kugira ngo igire gute kugira ngo irangire nyine nkabona twirwana yende gafata Uvira ikayisekiriza ikayiha politike nzima umuntu wa Uvira akavuga ati wow none bagatangira kugira gute kurema amakipe y'umupira amakipe y'ikibage bakajya muri vie normale nkabona nka M23 yavuga ibyishaka naho ikigamije kabikora vuba na vuba ntibana nyaka kwega ibirenge 30 ngahe n'ikibiri nk'ibyo ngibyo ubu ngubu bakavuga ati turi mu ntambara ya nyuma sibyo ukubita ubangura ushinga ibintu nk'ibyo ngibyo nyine nkanjye sindi ku ntambara ariko nubwo ntari ku ntambara nkabana nyine intensity yaho ntago ihagije cyase muracyakora ibintu nka brag twahagaritse imirwano mukajya murasana na drone twagize gutesha mufashe nzibira twagize gutesha mufashe handi asaba abantu bahagarika imirwano bagifata ibirindiro abantu bahagarika imirwano bakirasa na drone they serious izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.